Mutoni Karame ndagukunda ariko gusa njya mbona urukundo rwacu ari inzozi pe. gute se sheri? Mbona muri iyi si nta bandi bantu bakundana nkatwe. Ubwo se urabona ikibazo ari ikihe? Zana inzoga sha nihere mu mwanya wanjye. Ya nzoga iraje. Zana n'ibirahuri. Reka tugasangire kano gatama mwana wa mama. Kera si uku byahoze. Yewe genzi we. Baranaryoshye no mu bitoki. Ruvuye ku rundi. Nawe ubundi akize ni ukwihangana niko bigenda. Burya yo kubura uwawe burya birababaza. Wahura n'icyo wa muhungu ko jenoside yadukoze gusa amaze kumenyera kubaho bisanzwe. Uretse ko kwibagirwa uwawe wabuze bidapfa gushoboka. Yego muvandimwe. Ntidari byoroshye pe. Ubushobozi umuntu afite ni byiza kuwufashamwo abavandimwe. Muvandimwe rwose ntacyo utakoze mufasha. Nubwo umugore wanjye atabashije kurokoka ariko njye n'umukobwa wanjye Mutoneshwa twabonye ubufasha twongera kwiyubaka. Aha muvandimwe se ni ugushima Imana yabidushoboje. Umva rero duturane ntabwo nzibagirwa neza watugiriye. Nzanaye kwitura pe nimba ariko se kudasoma. muvandimwe mbabajwe n'umugore wanjye wapfuye muri jenoside. Reba hariya uranyereka iki mukunzi? uzi ko ari akarabyo Hazi ko ukuntu ari keza. sheri ngiye kurukuzanira. sheri si keza? Ndakishimiye igikundiro gitonesha ntibagaruye. Aha ariko uzi gutonesha. Ntacyo urabona. Nzagutonesha nguteteshe utuze muri paradizo abandi batigeze baturamo. Umva nange nta na kimwe uzigera umburana. Ntacyo nakwima ngufite. Ndi uwawe wese. Ndahira sheri koko ntacyo nakuburana. Usenge icyo ngusaba wakima sheri. Mutoni Karame mu rukundo rwacu rukubona ruzakaramba ruzakomeza nta soni wumva ufite ko tugendana kenshi nta mashuri mfite. Kandi uribuka ko ndi n'umurobyi w'amafi. sheri mbabarira rwose ntuzongere gutekereza ibyo bintu. Mu rukundo nta muntu ukigendera ku cyo umuntu akora cyangwa se ibyo atunze. Icyo nzi cyo nuko urukundo rwacu rushingiye mu mitima yacu. Gusa ikosa ntakora ni ukukwanga. Wow! Ibi nibyo koko Imana niyo yaduhuje. Iby'Imana irimo nta wabisubiza inyuma. Ibyo nibyo rwose. Reka tujye dora tubitura Imana yo yaduhuje. Sibyo sheri? Maze twizere ko amasengesho tuvugira muri iriya kiliziya azatugirira akamaro. Reka twihute twinjire muri kiliziya ndabona misi igiye gutangira. Nibyo rwose.
aha hantu ni heza iyo ndi kureba nyamara numva urukundo rwacu rumeze nk'urw'ifi ziri muri iki kiyaga cya Kivu. sheri mba numva birenze. ariko se sheri uziko ngukunda mba numva ariko nyine mba numva ariko se sheri ushaka kuvuga iki? Ugize ikibazo cyo kubikora ushaka kubikorera se? yego wabimenya hari icyo ashaka nyine. Mbwira sha uzi ko nagusezeranyije ko ntacyo nakwima. si iminsi yose tumaranye ntakubeshye rwose numva rwose nifuza ko rwose twahuza urukundo rwose. ubwo ibyo ni ibiki uzanye ubitekereje igihe kingana iki? none se mukobwa wibagiwe ko wasezeranyije ko nta kintu uzanyima? yego sheri ntacyo nakwima ariko ibi ngibi byo ni ukwitonda. niba ari ibi ngibi byo rwose tubivemo kabisa. ariko se sheri wajya ureka kurakara koko nawe urakara nk'umwana. ariko se ibyo uri kuzana uri kubona bene ibyo twaganiraga. basi sheri reka turebe uko twabigenza ariko ugabanye kurakara. sheri numva ahubwo ijambo ryiza y'ukuri uvuze noneho nibura rwose numva ari inzo nziza. Bravo yemwe. Uraho umwanya wawe? Umwanya wawe? Ukomere. Komera cyane. Mwageze ino? Mwageze ino. Tugeze ariko wareba akazuba kari hanze hano? Akazuba ntabwo koroshye kandi icyo muzimanira. Nuko. Yewega muramukomeye. Turaho kakantu murebaho sera. Akantu nakiwacu. Burya banza bakenga mu masaka. Ari ingano. Ahubwo ubuzima bwacu mu mwanya wanjye rero urabona ko maze kugera ku bintu mbikesha wowe. ubu n'aka gasikoro turi kunywa nkakesha wowe mu bintu mu neza wangiriye mbese kikira n'amashyi. arega muvandimwe ntabwo twari kuba turukukanye jenoside ngo mbure kugufasha. buriya ni amahirwe kuba twararokotse, ni amahirwe adasanzwe cyane. banteye inkunga rwose ikomera cyane rwose mu mwanya wanjye ubu ntacyo nakunganya pe. inshuti yanjye rero ubucuti bwacu bwose bumaze gukomera. mu mwanya wanjye rero mfite igitekerezo. icyo gitekerezo se ni ikihe kingezeho? ufite umukobwa kandi ufite umusore kandi ibyo rero amaze gusoreka. igitekerezo ufite rero umbereye uwo musore wambereye umukwe ubucuti bwacu bwakomera cyane rwose bukarushaho. kora icyo gitekerezo ni cyiza cyane. hasigaye rero ni ukugishyira mu bikorwa cyo guhuza imiryango. Mwiriwe mama. Mwiriweho. Yego. Nanjye nyuze ku kabari nsanga hari inzoga iryoshye nkuzana agacupa. Nuko mwana wa. Ndizera ko ejo nabazaniye amafi. Undi se yashize mu nkono. Hoya. Gari gahari none ndi gushaka n'utuboga two gushiramo. Kibazo rwose. Ese mwana wanjye ko ndeba umaze gukura ntinzi ukaba warayujuje. Ubu ntacyo wakibwiriza ngo utangire usabe ko nkeneye n'undi mwuzukuru. Mama, rwose ntabwo nakubwiye pe. Mfite umukobwa twakundanye kuva kera. Uwo mukobwa twabanye mu basaveri tukiri abana, tuzanasezerana tubane akaramata. Rwose namubonye ntugire ikibazo. Kandi aritonda, akunda no gusenga. Yego se mwana wa. Kwakira noneho somaho. None se kuki utambwiye? Winyicisha amasiko noneho mbwiye. Mama,
uzi ukuntu ari umukobwa mwiza cyane ahubwo sinzi ukuntu Imana yaduhuje twarareranwe mu basaveri hose kuva tukiri batoya nta kibazo rwose akunda no gusenga yazagera hano mu rwose mbere umwana cyane rwose nuko ni wa mukobwa wandakize uherutse kurangiza amashuri yiga mana yego basinga hoya yemwe mwana wanjye hoya Yesu ari mu munyururu harafunzwe umwana wabo ntago bakora akira reka data we twi hoya rwose mama uzi ko rwose ngukunda uramenya rwose ube wivugira ibyo nizere ko utabikuye ku mutima kuko rwose uriya muntu nta cyadutanya nawe umva muhu njyewe uriya mukobwa ntago mushaka mu nzu yanjye rwose ndakwihanisha rwose simushaka pe ariko mama uriya mukobwa uramuziza iki ariko mwana wabuze ubwenge uyoboye yuko iso afunzwe aribo yazize ariko se koko mama ari amagambo ambwira yumva ko nakwanga inshuti yanjye mutoneshwa kandi ntabwo nabura kumutonesha rwose n'ukuntu twakundanye ntibyashoboka naho ibyo mama avuga ngo data ufunzwe yazize amakosa ye yakoze muri jenoside kandi twe abana ntaho duhuriye n'ibyo ababyeyi bakoze ndumva no kujya kuroba nta mbaraga afite reka nisubirire mu rugo Hano ndi kumva muri iyi nzu abigiriye ku muhanda ndi hano nari nsoma muhungu mbere yanewe muri aho mama madamu ndi kubona se bibiri ari gusoma abawe naze mubwira sanze ko njye ndi umusomyi namwe utakwita n'amateka njya niyibutsa bibiliya rigari bari igitabo cy'ingenzi se ngomba gusoma bibiliya umva rero mwana wanjye buri gihe cyose muba gushaka ibyiza hari n'indi nkuru rero niwo mashaka ko tuganira nikugezeho kandi inkuru nziza cyane papa niyo nkuru nziza ushaka kumbwira rwose ni inkuru nziza kandi iragushimisha umva rero Vianney urabona ya nshuti yacu ndakize yego papa uzi ko afite umukobwa mwiza w'inkumi mutoneshwa hanyuma rero kubera ubucuti bwacu na Ndakize njye na Ndakize rero twarumvikanye kugira ngo ubucuti bwacu bukomeze ko uriya mukobwa yakubera umugore kugira ngo ubucuti bwacu tubusigasire buzageze ryari gusa ibyo n'ibiki umbwira papa erega mwana wacu ihangane bakaguhitiramo ibibi ahubwo tukwifuriza ibyiza gusa kuko kandi ntacyo atwaye koko ni na mwiza agira n'imico myiza izo ntabwo mbyumva ngera ahantu nta kibazo rwose urukundo rwacu ruzatera imbere mutoni usa neza shaka ariko uko usa bwite ni nako witonda yewe sheri ukuntu wakwereka ukuntu wowe uri mwiza uritonda wagira ngo wapfubyemo umukobwa ni byose mbega genda se wishuka sheri gusa iyo aba bantu bamenyaga ubwiza bwawe ntibakagize bate se sheri nyine ariko tugende hariya twicare gatoya ngo usobanurire nyine uko bimeze sheri aha hantu si heza se tugiye kuganirira nizere ko turahava rwose byose tubyujuje burya sheri byavuzwe ukuri umunyarwanda yabisobanura avuga ngo nta butaha butagezwe intorezo yego shana ukuri ariko sheri
ujya usanga abantu bavuga sinzi ibiki se sheri kutari gutobora ngo uvuge abantu benshi bumva ko tutabana. apo abantu nk'abo ngabo bo bahozeho nta nubwo bajya babura rwose. Ibyo nanjye ngenda mpura nabyo gusa ikiruta byose ni umutima ukunda by'ukuri. Nibyo ni ukuri, icy'ingenzi ni urukundo twikundanira. Niyo haba iki nge sinzaguhemukira mutoneshwa wanjye. ariko ibyo urabivugira iki mukunzi? umva niyo banca mu muryango sinarota nguhemukira sheri. Sibyo se sheri? ayiwe ndumva naniwe isesemi nayo imeze nabi ariko se koko ni kuri abahungu bateye koko namaze kumwemerera none yanteye indarangije ahita nkwepa sinkimuca iryera ahubwo se ubwo nimubona azemera ko uyu mwana ari uwe. aha inzira ntibwira umugenzi ukuntu nari nabyanze nkemera ku munota wa nyuma. Mana we Mutoneshwa we Kame papa. Sewe muduki ko ndikubona umaze nk'uwari uhuze. Hari agatabo narimo nsoma papa kavuga ku bumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda. Ako gatabo kerekeye ku by'abakoze jenoside n'abiciwe. Ibyo wagize ngo biroroshye mwana wa kubana n'umuryango wakwiciye ntabwo byoroshye pe. Burya papa birashoboka cyane icyaha ni gatozi ku bagikoze. None se papa nk'uwo mwana utaragize uruhare muri ubwo bwicanyi bwakorewe abatutsi muri jenoside kandi akaba ari ababyeyi be babikoze kandi byongeye we ubwo akaba atabishyigikiye, ubwo urumva uwo mwana hari icyo wamushinza? Yego nta ruhare aba abifitemo ariko ntibikuraho ko ari umwana we. Uzoyobewe ko mwene se musore uvuka n'isunzu aba ari umwana we. Oya papa nubwo ari umwana we bivuga ko yaba afite uruhare ku makosa y'umubyeyi. Aha reka ibyo tube tubyihoreye ahubwo nkwibwirire icyo nari nguhamagariye. Yego papa nguteze amatwi. Umva rero umwana wanjye urabona ko ubu twifashije nyuma yo kurokoka jenoside. Inshuti yanjye duturane yamfashije kongera kwiyubaka ndetse ukabona ko kwiga nawe bitakugoye. None nararebye rwose ashaka ko nakomeza ubucuti n'uriya muryango watumye twegura umutwe. None rero nkabashaka kugushyingira umusore wa duturane witwa Vianney. Hego mama. Ningushyingira kwa duturane mwana wanjye ubucuti bugasugira urukumva ko ibyo bintu atari byiza cyane. Ibyo ntibikuvuze papa ahubwo se ibyo wabitekerejeho neza? Ntabwo mbyumva. Mwana wa nabitekerejeho neza rwose na duturane twabiganiriyeho ko ibyo bintu rwose tuzabikora neza kandi ubwumvikane bukazabaho neza. Nta n'ikibazo kizabamo rwose. Ariko mutoneshwa noneho si urwo mbonye ni ukuri. Papa ugeze naho kushyingira n'umuntu tutigeze dukundana koko? Oya papa nsanzwe nkumvira ariko ibi simbyumva ndigendeye. Ko nduzivumbuira kumaze bitazoroha. Agomba kunyumvira ndise ntabwo yitegeka paka azanabyemera. Data simwanga rwose ariko nanone sinarota mbabaza inshuti yanjye ndi nayo twakundanye urw'ukuri. Oya sinabikora pe. Harya uti iki mama mwantumiye wiki? Aha wa mwana wese ko numiwe murumuna wawe mbwire ngo agiye gushaka. Kagira inkuru rero. Nanjye ngo nuko ngo nuwahese masha. Nuko abarambwiye ngo ni umukobwa wandakize. Ngo bamenyaniye ngo mu masafari. Nuko rero nanjye ngwa mugatangara. Nuko mubwira yuko isafunzwe yazize bene wabo yishe. Nuko nyamuhungu nawe ati
ngo ntabwo ibyo ngibyo byamubuza ngo kubana n'uwo yakunze ariko kandi ureba se ari bafungiwe ubwo se ukumva ibyo bintu byashoboka cyangwa baba bamumuha kose ko ku mwana wawe abantu biciwe muri jenoside uri kubona ko umuntu wabiciye cyajya gusaba y'umukobwa bakamuha y'umugeni. Mama ko ndi kubona ibyo bintu bitoroshera ubwo se uriya papa uri muri gereza naramuka byumvise azabyakira ate? Ariko abasore ubu hajya mu amajyambere ubwo se buriya arareba akabona ibintu bishoboka abona hari aho duhuriye ahubwo ukagira umuco wako n'akandi wako. Gataba uraho umwana wawe komera cyane warabuze pe narabuze ariko wageze inaha akazi kenshi muramukomeye cyane uraho ariko sawa umwana uraho mama mwana wacu umwana wanjye amakuru mama amaze kumbwira aranyobeye nagahoma mu mwabwe nibyo se ngo urashaka kurongora mutoneshwa ese wowe urumva hari ikibazo kirimo sha ikibazo kirimo mwa nta kibazo da ubwo wibuka ko papa afunzwe ari bazira ariko mwabungu mwabaye mute ariko nanone rero mbonye mbona nta kibazo twahura nacyo aho buriya ni inzigo nuko mutazi n'umuco n'umutazi n'ibintu buri muntu wiciye umuntu urebye nawe yaguhitana ariko sibo niba byemera hari ikibazo kindi kizaba kirimo uzigerageza amahirwe yawe ni simbizi ariko rero wowe uzabimfashamo nawe gufashamo se gute ese njyewe nayasuzugura ababyeyi nkajya ku impanuro y'ababyeyi nkayirengaho arega njyewe ndakuze ntabwo muhanye namwe mumbwirire wenda Gataba wenda hari wowe yakumva nawe njyewe yarananiye ariko se sha wirengagije ibintu byinshi ntabwo uzi ko papa afunzwe azira umuryango wabo ese ubundi utirengagije wibwira ko umuryango wabo ushobora kugushyingira kuduha umugeni ntabwo uzi ko papa afungiwe jenoside sinzi ntabwo bishoboka ariko rero nawe wabitekerezaho agahugu umuco wako n'akandi umuco wako twebwe hano iwacu mu Rwanda icyaha ni gatozi ibyo rwose nta cyambuza kurongora mutoneshwa nawe kandi urabyumva ibyo papa yakoze yarabihaniwe twebwe ntacyo biturebaho rwose amategeko y'u Rwanda arabyemeza. umva mwana wanjye nubwo iso afunzwe ariko wenda umuntu yajya kumubaza aracyari umutware w'urugo nubwo ari iyo ngiyo muri gereza wenda agerageza akajya kumubaza akazaba ari uzaduha umwanzuro uyu mwana tukabona tukamenya ibye mubyemera ndabyemera rwose ibyo so azemeza uzabikuza mama rwose ibyo nibyo uvuze nibyo rwose kandi ko nawe atazabihakana hari igihe nawe azagusubiza erega nabo barasobanuriwe bihagije ahubwo garafu rero azagiye vuba vuba uzagiyeyo wihuta nari sanzwe ndi muri gahunda yo kujya kumusura uraho nawe amakuru yo mu rugo se amakuru yo mu rugo ni meza nta kibazo turaho baraho ariko nyine warabuze narabuze ntikiye kibazo gihari kidasanzwe se nyine urumva nawe ikibazo gihari umukunzi we ugiye kunyica narakubuze nagushatse sinzi iyo wagiye kabisa niba ubi ntabwo mbizi ye ko warambuze mbonye se kandi ndizera ko rushize ariko sha uzi ukuntu numva urukundo rwarambanye rwishe kubera kutakubona urukundo rwaragiye ruranyusura rwose sinjye uzarota umbereye umutima w'urugo sheri ngo umuki
ku mutima w'iki mutima w'urugo ntakubeshye rwose nkubaha nka musaza wanjye w'inshuti yo kwa data twareranywe. yego mutone nibyo koko twarabanye nka mushiki na musaza ariko ubu aho bigeze tumaze gukura. Yego ababyeyi bacu barabanye bari inshuti nyashuti ariko ibyo nibyo byatuma turushaho kuba inshuti natwe tugashinga n'ubwacu ukambera mutima w'urugo. Kataza rero se nkubujije gusa nzakomeza nkubaye nka musaza wanjye. Umva sha mutone umva reka manze nkubwire ngo no manze nkubwire. Yego ahubwo bye nsuriza wo mu rugo. Mutone nukugiye urabeshya uko byagenda kose nzana kugira umugore wanjye umbere mutima w'urugo uko byagenda kose ngiye mwene muzehe. Sharaho mbikubwire neza mwana. Umva rero mutoneshwa mwana wanjye. Umubyeyi ntabwo yifuza umwana we bitamugirira akamaro. Niyo mpamvu naguhiteye mwuriya musore. Kandi uzi ko mwabyirukanye. None mwana wanjye, uzi ko ari wowe mfite wenyine. Ntunteze urubwa muri rubanda. Wabyumvise? Papa, narengeza ngo ugiye kumbwira ikindi kintu cyiza. None nibi ko kugaruye? Umva mwana wanjye, ntuzi ko nkwifuriza ibyiza. Hariya uzaba utekanye kandi utuje. Rega ni munywanyi wanjye. Kandi mwarabyirukanye urabizi nawe. Wa musore se ntumuzi wowe? Papa, reka nkubwire kandi nkubwire ukuri kwanjye pe ntaciye n'iruhande. Mfite umuhungu twakundanye rwose tukiri bato. Ngo ufite undi muhungu mwakundanye? Nagiye kwiga asigara mu buzima busanzwe arantegereza kandi na n'ubu turacyakundana. Ye uwo nuwahe usigaye wihawe n'amategeko ntazi. Papa ntagaruka kubahuka ahubwo reka nkubwire iyo nshuti yanjye kandi nimukubwira ni umusore mwiza nawe urahita umukunda gutya gutya. Nkunde mukunda ibiki wakunkura ku biryo? Oya ntagaruka gukura ku biryo. Amata ku munwa kunkura amata ku munwa ndavuga numvera uwo muhungu wari Nindi nayo wa musore wo kwa yankurije. Kwa yankurije? Muhungu wo kwa yankurije? Ufite umugabo ufungiye jenoside? Niwe ushaka? Yego papa, niwe nshaka uwo nguwo rwose. Simbyumva. Nta soni iryo kosa sinarikora pe. Urabona nashingira bari abantu bishe bene wacu. Iri ni ishyano pe. Iryo kosa sinarikora mba ndoga duturane wangabiye. Erega papa, uriya muhungu nta ruhara bifitemo kandi nawe ntiyishimiye byose yakoze. Vuguvuyeho. Ntabwo mwabana nge ndabivuze nge ndakize. Ibyo byikuremo. Mwiriwe mama. Yego. Mbona rega mwaho amashusho meza. Yemwe yego da. Ndeze batuze kiriyo. Namwe se mwaje? Twaje. Komera nayo. Komera. Amakuru. Meza ni meza. Narinje kubabwira ko nafashe icyemezo cyo kujya kureba papa muri gereza kugira ngo twige ku kibazo cyawe wa muhungu. Nibyo rwose ngiye muraba mumfashije cyane ahubwo mubigire vuba vuba. Twahakundi byagenda. Ejo ndazinduka njyayo. Nanjye ingemu ndi kuyitegura uri butware ndaza kuyihereza ndi nayo mu gitondo ayikuzanire. Mugerageze kuyimuha kare muzi ko bote yo muri nkora igenda saa moya kugira nzi kugerayo kare nzamusure kare mbona uko ntaha nibura mfe kuzana bisi yankora nanone. Ndamuzindura. Nizeye ko papa rwose iki cyemezo mufashe nawe azacyakira kandi rwose nizera ko umubyeyi cyama yazadufasha. Amahirwe masa papa naramuka abyemeye zemera ko ibyo uvuga ari ukuri tuzabigufashamo. Aha mugenda mugerageze da simbujije. Ariko mama hari igihe byashoboka bari abantu barigishijwe ntabwo bakimeze nkuko bagiye bameze. Naho ubundi mwana we urukundo rwanyu mu rukomeze tubazimanira ahubwo mushyire ku gatima. Murakoze cyane.
aho ndi mubyeyi mutoneshwa namukunze kuva kera nitubana nta kintu ushobora kuzamura na gitoya nk'uko nakundanye na so. nibyo rwose mwarakoze. ndabona nawe yaje. Wiriwe Mutoni? Yego papa, ndabona mwabonye n'umushyitsi. Mwiriwe papa. Wiriwe mwana wa? Yego. Muraho via. Mukomere. Haje uvuze ngo nabonye umushyitsi. Ahubwo ni wowe wabonye umushyitsi. Njyewe se? Yego mwana wa. Yageze hano kare asanga udahari aragutegereza. None ngaho ni muganire. Ahubwo reka mbareke muganire kuko mama mufite byinshi muganire. Uzi ukuntu urukumbuzi rwerunyishe? Yego ye. Nakubwiye ko ibyo ari ibisanzwe. None se ya gahunda yo kubana ukambera umugore nabonye n'ababyeyi bayishimiye nkaba ndi kumva ndizera ko wabyemeye. Umva nkubwiza ukuri ntakubeshya. Njyewe mfite undi tubyumva kimwe kandi twarangije no kwemeranya ko tugomba kubana. Wabyumvise neza? Yego. Akirama washaya mungu wawe. Hajya ibaruwa bakubwiye ko ivuye he? Nyine iyo baruha ni umwami yinzaniye. Ambwira ngo ejo yari yagiye muri Mahoko ngo ahurirayo n'umuntu arayimuha ngo ayizanire Vianney. Nibyo noneho turayimushyikiriza. Ubwo wenda wabona ari ubiganye hiryo ngiyo se iby'abasore wabwirwa n'iki byari byo. N'ubundi uwo mwana ngo bariganye na Vianney ngo ariko yabonye afite ibibazo byo gutwita. Wenda rero bagiye kumubwira ntabwo nabimenye. Gutwita? None se enda iyo ndaba ari ya Vianney? Umwana se byaba ari ibiki? Ngo gutwita? Ubwo se baragiye kwiye kandi akaba ashaka no kuzana abana? Ibyo se byaba ari ibiki? Reka. Shwi. Twembi turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu. Turi babiri ntituzigera tuba habiri kuko njye nawe tuzatandukanywa n'urupfu. Icyo nzi cyo ndagukunda. Icyo nzi cyo ndagukunda. Njye ndagukunda. Kumanza imyenda kubanye myinshi Mutoni? Oya, ntabwo imyenda yambaye myinshi nabone narangiye. Ariko papa, ubanza nawe icyarire wari wakibuze. Oya, ndakishoje. Ndabona wari watinze cyane da. Oya, ntabwo natinze cyane, nagiye mpura n'abantu tukamena aho abiri tukaganira mbese urukumva tutaherukanye abantu tutaduherukanye. Papa, abo bantu bagutindije mu nzira ubanza ari ab'ingenzi kuri wowe. Yewe, ntibareba biratangaje. Nahuye na duturane tuvugana kuri bwa bukwe bwawe na muhungu we. Utiki papa? Ibyo koko urabigaruye? Umva mwana wa, rwose ntukababaza umubyeyi. Ahubwo nahuye na ya nshuti yawe ngo mutahe. Iyihe se? Vianney mwana duturane. Papa, reka nkubwize ukuri kwanjye kwa nyuma. Wankoreye byinshi byiza ariko wikwangiza niba ngibi ku munota wa nyuma. Naho byaca mu zihe nzira? Uriya muhungu simukunda, simushaka, ndabikubwiye. Njye nababwiye ko uwo twakundanye ari ndi nayo kandi nawe akaba nkunda. Nta kindi kizadutandukanya utaretse urupfu. Ariko mana yanjye se ubwo mfushije urongeye umbwiye icyo mwana wa
koko njyewe ntabwo nashingira muri uwo muryango w'abica. ariko papa njye ndabona ibyo nta kibazo. Ise niwe wakoze icyaha kandi yaranacyemeye yagisabiye n'imbabazi, kandi we ari muri gereza ari kwishyura ibyo yakoze. Umwana we nta ruhare yabigizemo kandi we ni inkunzi y'amahoro pe. Ndumva ko nta muntu waba ukunda amahoro wakwemera ko batandukanywa n'ibyo. Ugize uti nta muntu ukunda amahoro wakwemera ibyo mvuga? Uhinja uvuga koko wa mukobwa ugiye kunanira. Umva rero ngiye kuzabwira nyogosenge wenda azakumfasha, nabonaga mwumvikana. Yewe uracekeje cyane. Masenge se gatanga amahoro. Ese mwana wanjye wasanze bimeze gute? yewe njye narumiwe. Papa yarangije kwiyakira, wareba ukuntu yabaye umukristo. Papa asigaye avuga amagambo yuzuye impanuro. Nanjye ubwanjye narumiwe. Nkurikije impanuro yampaye, nanjye hari ibyo nahinduye ku myumvire nari nsanganywe. Kagira inkuru rero n'umunwa wo kuzibara. Igitangaje yaguhinduyeho ni iki kintu? Ntababeshye, inkuru yandi nayo nabuze aho nyihera, ariko ubwo ndihangana ndayibara nyiva umuzi n'umuzingo. Ubwo muzi ukuntu byagenze. Yaguye mu gatangaro. Ngo agwa mu gatangaro, yahise apfukama arasenga ati, shimwa Mana we waremye umuntu, shimiye ko abana waduhaye bamenye ukuri, ntibagendere mu nzangano twebwe twabayemo, ukabereka ko bagomba gukundana urukundo rwa kimuntu kuko twese turi bamwe. None Mana uzampera abana umugisha, urukundo rwabo ruzahuza imiryango. Twe twakoze nabi, bo nta kibi bakoze, uzabarinde ikibatanya. Amina. Yewe mwa Karame mama. ibyo uvuga wabikuye ubwo se ibyo wihimbiye? Iso ndamuzi, ibyo ntiyapfa kubyemera. Mama, burya iminsi irigisha ukuri kukajya ahagaragara. Dore gihamya mama. Dore nibaruha yabandikiye. Kwa maso yanjye gatakireba se. Yemwe we akirana isomera mwana wa. Ku muryango wanjye nkunda cyane, manje gushimira Imana urukundo dukunda yo yamurikiye imitima yacu tukabona ukuri ko kubahana, tukamenya ko twese turi umuryango umwe. Funzwe nzira ibyaha nakoze kandi nabisabiye imbabazi, ndizera ntashidikanya ko n'Imana yambabariye. Muri aka kanya shimishijwe cyane no kumva ko abana bacu barenze inzangano twe abakuru twagiraga zidafite aho zishingiye, bakaba baratubereye urugero rwiza rwo guhuza imiryango. Koko rero urubyiruko ni imbaraga z'igihugu. Ndi nayo mwana wanjye ngushimiye igikorwa mvamutima cy'ubutwari wagize. Ntuzasubira inyuma mu kubaka amahoro n'ubumwe, urukundo rwawe ruzabere n'abandi urugero. Kandi mwana wanjye uzambwirire n'uwo mukazana wanjye mutoneshwe uti, nabasabiye umugisha ku Mana ntihakagire icyitambika mu rukundo rwanyu, maze bibere icyitegerezo benshi mu muryango. Ntimutekereze ku kuba mfunzwe mu minsi mike nzarangiza igihano, nanjye nze mfatanye namwe kubaka umuryango nyarwanda. Yewe mwana wa, nanjye ndakuretse ukomeze uwo wakunze rwose. Yewe ntabwo nari nzi ko so yabyemera. Hano mwiriwe. Yego ni karibu ndi hano mu gikari. Ura mushiki wanjye. Muraho neza. Ntabwo twaduherukanye. Se niwe musaza wa? Komera. Uraburaho? Ntabwo twaduherukanye. Ntabwo twaduherukanye. Iminsi ni myinshi sinzi iyo wabaga. Amakuru y'iminsi ngo tudaherukanye. Amakuru ni meza. Amakuru yo mwisengeneza wanjye se mutoneshwe. Aha, araho da. Nuko muno minsi asigaye yaranyobeye wa mukobwa we, sinamenya. Konzi ko umwana yitonda se nkaba nzi ko nta muntu yasuzuguraga byagenze bi. None se mwaba muri gupfa iki? Ntuzi ya nshuti yanjye duturane? Ndayizi. Uzi ukuntu yamfashije dusohotse muri bya bihe bibi bya jenoside yakorewe Abatutsi. Burya rero ubucuti bwacu bwabaye bukombe. Ibyo byo byari bikwiye.
nyuma rero kugira ngo dukomeze ubucuti twabonye ari byiza ko dushyingirana. ese kagira inkuru komeza umbarire. Nuko rero mbe mbikojeje umukobwa wanjye aba nkubise ishashi y'ururimi atashwida ntabwo yakwemera gushyingiranwa n'uwo muhungu. none se abo banasanzwe ari inshuti? Barakuranye barareranywe baraziranywe bihagije. none se ubona basurana cyane? Byo barasurana bisanzwe. none se akubwira ko impamvu yabyanze ari iyi? Yarambwiye ngo afite umusore bakundanye kuva kera kandi ngo niwe babyumva kimwe kandi ngo bemeranywe no kubana da. none se uwo musore hari ikibi waba umuziho cyatuma batabana wenda? Uwo musore nta kibazo ariko nuwo kwa yankurije uwo musore yitwa Ndinayo. Kandi uzi kose afunzwe kubera ko yakoze jenoside yakorewe abatutsi yahitanye bene wacu. None rero mushiki wanjye mbona bitanyora gushyingira mu muryango w'abicanyi pe. ese mbese ni wa musore w'umurobyi w'amafi ndamuzi. None uri kubona atari ikibazo mwana wa mama? ariko rero njye ndikumva nta kibazo kirimo pe. none se niba umukobwa yarakundanye n'uwo muhungu wibwira ko batazi ibibazo byabaye mu Rwanda ari byo jenoside yakorewe abatutsi? burya rero abana nabo baratekereza kandi bakamenya igifite agaciro. Yewe nawe nikumbwiye koko. Ese urambwira igifite agaciro babona twababyeyi tutabona niki? none se ugira ngo bari abana ntibabonye ko amacakubiri atakubaka umuryango nyarwanda? urabona bo bageze ku ntera nziza pe. ahubwo iyo aba twese twakundanaga nka bari abana. Umva njye ibyo ntabwo mbyemeye pe. Ntangajwe n'ukuntu nawe ufite imyumvire nk'iyuriya mwana. Ntabwo namushyingiye hariya ndabyanze. Agomba kunyumvira. oya musaza wanjye ho ntugafate imyanzuro mibi nk'iyi. reka umwana abane n'uwo yakunze. erega wa muntu we urukundo ntabwo rwingingwa byumve. Umva nditaye niba ufatanyije na mwisengeneza wawe ndishakira igisubizo nk'umuntu w'umugabo urabeho ndanagiye. we buriya none mushiki wanjye koko andakaza bigeze iriya hose. ariko se koko birakwiye ko umubyeyi abuza abana bakundanye kwibanira ngo nuko se yakoze ibyaha? oya ibi ntibyaba ari byo kuko uriya musore ntiyazira ibyo se yakoze kuko nta ruhara bifitemo. ajya sha mbwira ukuntu ugiye kunkoza isoni ukaba ugiye gutuma mpemukira inshuti yanjye. umerukayo ahubwo nta n'ibyo umerukayo baranyishimira bikomeye. umva mbese baranyishimira bikomeye rwose. rahira ni ukuri kose merukayo narabasuye baranyishimira pe. umva gusa ubwo wajyanyeho uburyarya nk'ubwo wakoresheje ku mwana w'abandi nta soni koko? ariko se papa ko numva ibintu ushaka kuvuga wansobanuriye neza umva ibintu ushaka kumbwira. umva sha uri kugira nyoni nyinshi mbwira ukuntu ateye umukobwa barinda naho byo kumbwira ngo iki unsobanurire. umva papa nukuri oya umva gusa ngo uratetemanga se mu biki? mbwira ibyawe baruwa mbwira ibyawe baruwa none atari byo. mbwira ibyawe baruwa waramwara ngaho binsobanurire ko utavuga se ubayikiraga akanya nta rusoni sobanurira vuga se. rwose papa mbabarira rwose mbabarira narakosheje rwose papa rwose nuko mbabarira. haguruka se ubwire byari mu iyo baruwa ubone kumbwira amateshwa. yarari kuko mbwira ko nyine na ko amuteye inda
yego yewe we mbega ngo ndapfusha n'amafaranga yawe nagutanzeho sha nta rusoni sha turabonana sha turabonana. ariko sheri karame kutanzaniye ku mafi uzi ukuntu nyakunda. yo ntuzi se ko ikiyaga cya Kivu bagifunze? Yo njye batumye mbihombera. Yewe noneho ndumva ubu muri kino gihe ifi zifite umutekano kuba nta muntu uri kuziroba. Ariko rero burya ni ikintu cyose iyo kitabangamiwe kiba gifite umutekano. Burya n'abantu nuko iyo batagize ababangamira ubuzima bwabo buba bwiza cyane. Ariko ndina Karame sheri, ababyeyi bawe babwiye ibyo kubana njye nawe babyakiye bate? Barabyishimiye se? sheri babyakiye neza rwose. Ubu ahubwo turi gutekereza ukuntu gusaba byashyirwa hafi. Rahira ni ukuri Rahira yewe mbega byiza ni gutyo byagenze. Sheri nari nzi ko batazabyemera. None sha n'ukuntu twakundanye urw'ukuri nzagukunda bose babibone. Maze na papa ufunzwe twabimubwiye arabyishimira cyane. None se ubwo muzehe mubimubwiye nta ngingo imbere yagize sheri? Ntayo rwose. Yabyishimiye cyane. Maze yaranyandikiye ambwira ko ashimishijwe n'uko urubyiruko rwa buno rutarangwa n'amacakubiri ahubwo bubaka umuryango nyarwanda, kandi yarambwiye ngo tuzagira urugo rwiza. Yo uzi ko muri gereza burya bigirayo byinshi. Ariko se sheri wowe ubibwira papa wawe nta kibazo byamuteye? Ujye ufite umushyitsi? Yego papa, inshuti yanjye yansuye. Uraho? Mwa amakuru yawe ni meza, twari bazima. Ese sha amakuru yo mu rugo? Yewe amakuru yo mu rugo bahari bazima, ahubwo na papa arabatashye cyane. Ngo nde ko nzi ko afunze yabivugiye wa mwana? None se papa wiyibagije ko abantu bafunze bandikira baba babatashya? Ntabyo nzi. Nibyo koko mukuru wanjye yamusuye agiye kumumenyesha ibyanjye na Mutoneshwa, ndetse tukaba twaranashimanye. Nibwo yatwandikiye ngo tubasuhuze. None se ibyo kubana kwanyu isowe yabyakiriye ate? Byaramushimishije cyane. Byaramushimishije? None se papa urumva ibintu atari byiza? Ni byiza. Aha nzabibara mbibonye. Yego ntaribi. ariko se koko ibi ndabigenzane ko ngiye kubura intama n'ibyuma? Ubwo se koko Mutoneshwa mureke burundu? Noneho se Musanabera nawe katwite umwana wanjye, data na mama se ndababwira iki? Uko ngiye kubigenza ndakomeza dosiye ya Mutoneshwa niyo n'ababyeyi bashakaga. Noneho Musanabera nabyara umwana nzamuzana murerere mu rugo iwanjye. Ariko se we yakwemera kurekura umwana yampaye? Ariko bano bana barantangaje rwose. Urabona ukuntu baba bishimye. Ruriya rukundo bafitanye uwabareka bakazarubanamo mu rugo rwabo byabafasha. Nyamara nshatse nava ku izima. Kuko umuntu ufunze andushe guha agaciro urukundo rw'abana. Ngaho njye ngo ndacyareba ibi bisa yakoze. Nta byishimo njye nagira umwana wanjye ababaye. Yewe reka ndeke urukundo ruganza bazibanira uko bashaka. Yemwe baba muraho? Yego muraho. Ese niwe mwana wa mama? Ngewe. Karibu. Wazindutse ariko? Yewe ntabwo ari cyane nagerageje. Ndabona ahantu harahindutse da. Urebye si cyane. Hanyuma se amakuru? Yewe ni meza. Nongeye ndaje ngo tuganire kuri cya kibazo cya Mutoneshwa. Yewe nakomeje gutekereza asanga nta mpamvu yabuza bari abana kwibanira. Rwose musaza wanjye nasanze ibyo uriya mwana yakubwiye ari ukuri.
urukundo burya ni nk'umuyaga rujya aho rushatse ntiwaruhatira kujya aho rudashaka ngo urwemere. wa mukobwa we burya usanze nanjye byo ndi kwibaza uzi byambayeho nasanze wa musore yaje kumusura nabonaga banezerewe mbona urukundo bafitanye wabareka bakibanira byarushaho kuba byiza. Yewe umva baramenyeranye. Ndacyakubarira ngire nyambaze uwo musore amakuru y'iwawe arambwira ngo ni meza ngo nasarantashye numva mvuye mu kana. Amba singibyo ibyo nakubwiraga amahano yabaye mu gihugu ntagomba gutuma abantu twangana. Erega twabakiriho tugomba gutahiriza umugozi umwe tukubaka igihugu cyuzuye umunezero n'ubumwe. Ariko se ko ariyo yayo ya nshuti yanjye duturane zayibwira iki? Umva kandira uzamubwiza ukuri utese mbere wa mugore we ibyo wambwiye kuri wa muhungu wacu ni ukuri. Wabimenye utese? Namuganirije nsa nk'umuca cyane noneho mwereka ko nsa nk'ubizi ageze aho nawe arabinyemerera ndarakara ndanigendera musiga aho ngaho ariko nararakaye cyane. Mbega kuno mwana wacu adukorera isoni muri rubanda we ubwo se ibintu tuzabyifatamo dute? Yarega umwanzuro namaze kuwubona. Uhese mugabo mwiza Muvyeyi ni nkundi kandi twese twifuza ko ubuzima bw'abana bacu bwagenda neza. Naje gutekereza nsanga tukimubwira yabanje kubyanga ashobora kuba yari gutekereza ubu yateye inda. Ntekereje ku mwana uzavuka nsanga uwo mwana ari umuziranenge kandi ntekereza ko ari n'amaraso yacu bityo rero nanzuye ko agomba gutunga uriya yateye inda. ngaho rero ubwo se navuga ngo abantu yateye inda mutoneshwa hazaba uwandi bizagenda bite? No mugore asekeje pe umukobwa nkuriya witonda kuriya yabura umugabo ntabwo natuma mutoneshwa atugondora umuhungu wanjye wigize kuriya wiyandaritse. Ise ndakize ni igihango cyanjye ntabwo byumvikanira ko umwana we yakwandagarira iwanjye. Vianney natungo yateye inda birangire. Ariko rero njye ndabona tugiye gumukira ndakize n'amasezerano twari twagiranye koko tuyarengeho. Oya ndumva ntagiye mukirimo kuko adushingiye umukobwa we umuhungu wanjye agakomeza gukurura n'uwo yateye inda byaba ikibazo. Yewe byubuze ni ukuri ubwo wenda hari uzashaka ndakize mu biganiro aho mwereke n'inzitizi zihari. Akazi k'uyu munsi kari keza ariko kabaye impati naronse pe. Uyu munsi wabaye mwiza rwose nagize shagari narobye amafi menshi uyu munsi nabonye n'abakiriya bahagije ariko rero aya mafi nasigaye sheri wanjye ndi kubona yari meza cyane ntacyo namwima rwose umuntu tuzabana ntacyo namwima. None se sheri ko wanteye inda twahise twibanira ko ababyeyi bataramenya ko ntwite. Ubu urabona ntabwo tungishwe nta kintu ndagera kibyo ntabwo byashoboka. Umva reka ngubwire ikintu cyaba cyiza ni uko umuntu yayikuramo nta kundi bigomba kumenya kuko ni ukuyikuramo noneho njyewe twamara kuyikuramo nkakomeza nkitegura nkareba ko ari ikintu nama mfite ubu sinagutunga nta kintu ufite rwose urabona nta bintu bigoranye.
Shirwaye iki? ibyo uzanye ni ibiki? Ntiturakira icyaha cy'ubusambanyi none wongeyeho n'icyaha ngo twice umwana wacu? Simbyemera, ndabyanze. Nese urabona byagenda gute? Reka ko utari kubyumva urumva ushaka iki? Ibyo uvuga simbyumva, ibyo kuvuga ngo tuvanemo inda ntago mbyumva. Ibyo kuvuga ngo nta ibintu nibishakwa tuzabana tuzabibona nyuma, ariko inda ntikagaragare nkiri iwacu. Mbabarira niba unkunda cyangwa warigeze kunkunda, iyi nda ntikazagaragare nkiri iwacu. Ariko sheri byagenze ute ko mbona agiye kure? Ndumva ibintu binkomereye. Merida, nzanira icyo cyuma hano mama. Urakoze, icara hano nawe ubyige urebe ukuntu babigenza, ejo niba uzaba uri kubikora, sibyo? Dore bagira bake, urabibona ni gutya babigenza. Yewe ariko mana yanjye tina yarankunda rwose, ukuntu nari nkumbuye ibintu nka bino byo mu mazi byibera mu kiyaga cya Kivu. None rwose arabinzaniye ngo nanjye nongere numva ukuntu bimera. Mana yanjye umva nta kizantanya nawe, ubuse ningeri we buriya bizagenda bite? Ibi ngibi byose abinkorera tutari twabana. Mbega umuntu uzaba ari umugabo mwiza, mana we uwamunyereka gusa namuhobera. Yewe ntacyo mvuze. Yani Papa ndahano ngiye gukaraba. kugira ngo tube tuganira gatoya. Umva rero wa mwana we, nkurikije ko ndi umubyeyi ukunda umwana we, ntabwo nakwifuza ko undi mubyeyi ababazwa n'umwana we wateye. Urukunyumva? Nta ndasobanura ibyo ushaka kumbwira. Ibyo nshaka kuvuga ndagira ngo nkubwire ko nyuma yo kuganira ku byo umukobwa wateye inda, ugomba gutunga Musanabera wo wateye inda, kuko ujya kuyimutera waramukundaga kandi uzakomeze umukunde. Urabyumva neza? Bon, ndabyumva nibyo koko, ariko se ko ibyanjye na Mutoneshwa byari bigeze kuri papa, bizagenda gute? Mutoneshwa mwibagirwe, kuko aritonda ntazabura umukwiriye, ariko uradusereje. Naho ubundi ibibazo by'ababyeyi ni uruhuri, ibibazo by'ababyeyi ni uruhuri rwose. bahora n'icyo umubyeyi ko n'abana ubu batatworoheye. Hari ibibazo byabaye iwawe se ko nagira ngo iwanjye niho byaba biri gusa? Se ndabiherahera ko byabaye byinshi cyane. Uzi ibyo twari twemeranije, n'uwo mukobwa wanjye yagize ati abitera ishoti. Uzi ko nari nakwemereye ko uzamuguha, none yarabyanze, yarabihakanye burundu kugira ngo ngere no kumaza tugiye kuzamwanura mu mwanya wanjye. Yarambwiye ngo yifite undi bakundanye kuva kera, naho umuhungu wawe ngo mubona nka musaza we uko bareramo. Ntako ntagerageje kumuhendahenda, ariko yarananiye pe, yarandahiye. Niba nawe ahubwo uwo mwana ari umunyamutima, hahirwa umuryango uwo mwana azajyamo. Gute se kandi Uwakwereka ibyabaye iwanjye? Sinagiye kumva se nkumva ngo wa muhungu wanjye yateye umukobwa biganaga inda. Cyakora ntibimubaza, ntabwo yatinze kubinyemerera.
yahise anyemerera. Gusa wabyifashe mwute muvandimwe? Cyakora ubundi naricaye ndatekereza nsanga uriya mwana azavuka ari umwuzukuru wanjye, bityo nahise mfata umwanzuro ko uwo muhungu agomba kumutunga kugira ngo umwuzukuru wanjye atazabaho nabi we na nyina. Cyakora nta kundi wabigenza kuko watekereje neza. Naho ubundi rwose nanjye nakomeje kumva ukuntu uriya mukobwa wanjye yakomeje kunyumvisa iby'urukundo rwe n'uriya muhungu atitaye ko nabonye nta kuntu byagenda nuko reka bakibana. Yewe ahubwo ni ukubashyigikira, uretse ko buri wese wumva yari yifitiye undi, yewe nta wamenya, wabona batarigeze baba n'inshuti. Cyore wagira ngo wari uhari, nawe uzi ko ayo magambo yayambwiye. Ubwo rero ntacyo bitwaye tuzibanira icyo mwana wa mama. Savera umuryango muhire reka tukuririmbe. ariko sha uribuka tukiri mu bishimye tugitangira mu basaveri? Oh, ndabyibuka cyane. Uribuka ka gakino twakinaga ko gusimbuka ujya ku nkombe ugaruka ku mazi kuntu wakajijinganyagaho? Yego sha ndabyibutse, ni wowe koko wakanyigishije n'ukuntu kari karananiye, warakoze. Yego sha urakoze cyane kubera ko wemeye ko ngukunda kandi ntari mu rwego rwawe. Mva kandi sinakubwiye ko ibyo bivuze ntabikunda. Oya se nawe mba ngira ngo wumve agaciro ufite mu buzima bwanjye. Erega ndagukunda. ariko badi ndi kubona muberewe. Se ni wowe mase? Nanjye nari nyiri n'ahangaha rwose. Natwe dufite inama y'urunano rw'abasaveri bakuru. Ariko badi uzi ukuntu mubera we niyo myenda y'umuryango. Mase, iyo twambaye gutya bitwibutsa urugendo twasangiye mu basaveri ari narwo tugikomeza. Ariko badi banza kuba mwarakuranye mu basaveri aribyo byabaye intandaro y'urukundo rwanyu. Erega nabyo umuntu abivuze ntabwo yaba yibeshye. Kuko uyu nguyu twamenyanye tukiri bato tugitangira amasaveri, tukagenda dufatanya, tugenda tugirana inama bityo kugeza ubu none tugiye no gushyingirwana. Bana banjye, Imana izabafasha urugo rwanyu ruzaba urw'umugisha. Urukundo rwanyu ruzabe isomo ku miryango n'icyitegererezo kuri benshi. Murakoze mubyeyi. Nge urukundo rwanyu rwaranshimishije kandi narubonyemo igikorwa kizafasha benshi. Ariko se ko noneho Dina yatinze mu misa byagenze gute? Ntabwo uzi se yavuye mu misa ko abanza mu basaveri ngo ntazabahemukira, yigiyemo byinshi by'ingirakamaro. Wese noneho ntacyo arasanga ari byo tumaze gutekereza. None se mama, ko nduzi ikigezweho ari ukujya mu mihango yo kumusabira, ubushobozi buraharira? Ntabwo twabura kwikorakora nubwo ubushobozi ari bukeya. Uko rero nanjye ubushobozi ni buke, ariko ntabwo natererana muri umuna wanjye kuko ibirori ari ibyacu. Ariko uwo si ujera? Ndumva ari we, ni we ukunda gutaha aririmba. Wahageze nkuko nakubwiye ko ngiye kubitekereza. Ubu ngubu namaze gufata umwanzuro kandi ugomba kugushimisha. Yego sha sheri, ndizera ko tugiye kubana. Ariko se sheri ko utangiye kubyina mbere y'umuziki? Sheri koko nibyo wari ubiriho. Ndagira ngo rwose uze tubane, umwana azavukire mu rugo twibanire. Hanyuma usanze turi kwibaza aho turakura ubushobozi bwo gusaba no gukoresha ubukwe bwo gushyingirwa, tukabona ubushobozi bukiri buke. Mama, mureke mbamara impungenge. Burya ubwo narobaga amwe nayazigamaga ayandi nkayubakisha. None se ubwo wazigamye angana ikira? Rwose mwihangayika, ndizera ko ayo nazigamye azavamo inkwano nayo gukora ubukwe. Papa. Arya shana nubu ntabwo urajya kureba wa mwana w'abandi wateye inda? Navuyeyo papa mu minsi ishije nagezeyo. Mwavuga ibyo kubana yagushubije ngo iki? Byose twarabivuganye kandi yabyakiriye neza. Babyakiye neza? None se rukundo yagomba kubigenza. Kwa muteye umurose akiri muto kumbwira iki?
guca inzara ndabizi. Nakora no muri salo, nakora no muri salo ngiye. Ntanca abantu inzara. Ese sheri. Ubuse ukumva umutima bisigaye bimeze gutera. Ubona umugubu bibereye iwanjye. Ubuse sheri uragira ngo mvuge iki kindi? Icy'ingenzi navuga nuko nishimiye kuba Madamu Vianney umukazana duturanye. Abangiye kuzakubyarira umwana tukazamurerana. Mbese sinabona uko nabivuga. Nanjye ndabyishimiye. Cyane wundi. Nta kundi byagombaga kugenda. Ntabwo nagombaga kugutererana. Nta byashobokaga. Murora. Ndabona urukundo ari rwose. Wire mukazana. Mukomere. Urabona Vianney? Mukomere cyane. Umva rero Vianney, ndagira ngo muzindukire ku murenge kwiyandikisha kugira ngo musezerane imbere y'amategeko. Ibyo ni ukuri. Ibyo koko inama z'ababyeyi zihora zikenewe. Via, reka nkomeze ngiye kwandakize. Uyu munsi baraza gusaba umukobwa we muto. Ari igihe nta kibazo, natwe gahunda turayubahiriza, ntago nari mbizi. Tuzajya kwiyandikisha. Sheri ko mbona utishimye yabaye. Nta kibazo. Murakoze kuduha uyu mwanya. Nge ndi Gatabazi, ariko ijambo mvuga ni iry'umuryango wa Hagabimana. Muri make rero umuhungu wacu ndi nayo yakundanye n'umukobwa wanyu Mutoneshwa. Bakundanye kuva bakiri bato kugeza ubwo bafata icyemezo cyo kurwubaka nk'umugabo n'umugore. Umuhungu yatugejejeho icyo gitekerezo tucyakira neza kandi twumva ari cyiza. Akaba tugejeje muri urugo kugira ngo tubasabe umugeni Mutoneshwa twababwiye. Ijambo ritugenza akaba ari iryo ngiryo. Nyakubahwa Gatabazi, umwana Hagabimana, turagushimiye amagambo uje utubwira. Uravuga amagambo meza cyane, amagambo y'abagabo, amagambo y'ingenzi. Uje mu rugo rero rwa Ndakize utubwira ijambo ryiza risaba umugeni Mutoneshwa. Urukundo rwe n'umuhungu wanyu ni urukundo rumaze iminsi. Ubwo rero umuryango wa Ndakize ntabwo wabima umugeni turamubemereye, ahubwo muri make ndagira ngo na nyirasenge nawe agire icyo abivugaho. Ndi nyirasenge, nange nemeye ko uyu muryango tuwuha umugeni. Naho ubundi umugeni turamukwemereye urakabaho. Urukundo dufite ibyishimo ko hano dufite bagenzi bacu twaba bazashyingirwa imbere y'Imana. Ikadusabe Mutoneshwa na ndi nayo begera imbere tubashimire mu mashyi y'abasaveri. Urukundo barakoze, bityo mu rukundo dusanganywe. Ndagira ngo twese dufatanye gutegura ubukwe bw'abavandimwe bacu. Bityo rero namwe musigaye tukaba tubasaba kugera ikirenge mu cyabo, namwe mukazatwereka ibirori nk'ibyo bagize ute batweretse. Basaveri mwese muri aha, ndagira ngo ibirori by'aba bana bitegura gushyingirwa, ndagira ngo mwese bibabere isomo.
ndagira ngo bizabere isomo muzatanga ku bantu bose, ndagira ngo bizabere isomo abantu bose banangiye imitima yabo, kuri ba bandi basanga bafite inzangano ziturutse mu miryango cyangwa se ku moko. Rwose ibyo ngibyo ntaho byatugeza. Impamvu mvuze ibi, papa wandi nayo afunzwe kubera ibyaha yakoze muri jenoside. Mama wa Mutaneshwa yari muramukazi wanjye, yapfuye ajije jenoside. Ariko aba bana bakundanye kubera ko ari abanyarwanda, kandi twese nicyo tugomba guha agaciro, tukubaka u Rwanda ruzira amoko, u Rwanda twese dukundana nk'abana b'umubyeyi, bityo twese tuzabashyigikire nk'abitsamuye kuko turi umuryango. Bamwe babanje kuvuga ko badashobora kubana, ariko Imana yerekanye ko ari Imana, inerekana ko twese turi bamwe. None se kundeba utyo? Ariko uzi ukuntu Imana idukunda. Ubu ndi kwibuka tugitangira urugendo, nari mfite ubwoba ko imiryango itazabyemera, kandi nyamara nkabona twe nta cyadutanya. None dore ibyo twifuje birabaye. Umva shahu rero, uwakwereka ukuntu ku mutima wanjye nishimye n'uburyo twarwanye intambara y'urukundo. Uzi uzi ko tuzitwa abakomando b'urukundo. Wow, umva ubivuze ukuri koko. Uko turi hano twese tuva ku mubyeyi umwe, ari we Mana yacu yaduhamagaye ngo tuyikorere, yego dukorere icyubahiro. Umva ubukwe bwanyu butinze kugera, twabwiteguye kuva kera, bitinze kugera. uko tuzongera kubonana icyangombwa ni ubuzima. Hari izuba hano iwacu izuba ryo hano aho ritari ikirere hose rwose riri hose ntiwareba. Abanyuze ku nkombe bose bahinguye ntiwareba. Akareka dutegereze, ariko iyi mico yahozeho. Cyagiye batera. Urabizi mwaba murakaza neza abashyitsi bahire muri uru rugo rushya rw'abana bacu. Tubifurije ikaze no kumererwa neza. Ubwo ndabona mwakubise akame, wasoma no kuri aka gakuzo ukabanza kukica akanyota, mwaragiza mukatubwira ikibagenza. Murakoze. Kira muvandimwe bwagenda murakoze Gatabazi. Nkaba naje muri urugo je gusura abana banjye baherutse kurushinga, ndi nayo na Mutoneshwa. Nkaba nari nje gushimira bano bana ko barenze imbibi z'urwango rushingiye ku moko, kandi nkabasaba imbabazi ko nabangamiye urukundo rwayo. Kandi bana banjye mbifurije urugo ruhire, muzabyare muheke. Kandi bana banjye mbifurije gutunga mugatunganira. Bana banjye mukomeze mube intangarugero mu gushimangira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda. None bana banjye bahaye umugisha wa kibyeyi. Murakoze cyane bashyitsi bahire, tubashimiye umugisha muhaye abana bacu. Nabo rero ndi nayo na madamu we babura kutugaragariza ukuntu bakiriye umugisha, batwereka n'ibyishimo byabo. Mukuru wanjye arakoze kumpa aka kanya k'ijambo. Be na mbere ndashimira
databukwe abashije kuza kudusura uyu munsi, shimira n'abashyitsi bose twagize uyu munsi. Murabizi neza ko uru rugo rwacu njye na Mutoneshwa ni urugo rwashinzwe ariko runyuze mu bibazo byinshi bitewe n'uko papa yakoze kuri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, byatumye urukundo rwacu rugenda rusitara, abantu barashaka kubyica, harimo n'umusaza databukwe nawe yari yabanje kubyanga, ariko nashimishijwe cyane cyane nuko nawe yageze aho nyuma akabyumva birangira rwose adushyingiye. Ibyo ni byo kwishimirwa. Ubwo rero mwabasaveri mwe namwe ndabashimira, mbashimiye uburyo mwafashije gutegura ubukwe bwacu. Murabizi neza ko n'uyu mudamu wanjye twamenyaniye mu muryango w'abasaveri, birangiye turagenda turigana, ariko ngewe ibyago nagize ntabwo nabashije gukomeza amashuri, we rero yabashije gukomeza, ariko urukundo rwacu rurakomeza bitewe n'uko no mu muryango w'abasaveri rwo mudutoza. Yararangije, nge nkomeza ubuzima busanzwe, mba umurobyi, ndakomeza ndaroba, ariko ntibyatubujije gukomeza gukundana. Twarakundanye by'ukuri, none ahangaha tugeze mu kubibona, twahageze aho dushinga urugo rwacu, turangije rwose, ababyeyi baradushyigikira, nitwita ku byo papa kuba afunzwe bitewe na jenoside yakoze, ibyo ntitwabigenderaho. Na n'ubu igihe hazazira igihano bamuhaye nakirangiza azahadusanga. Nongeye gushimira imiryango yose yadufashije gutegura uyu mubano wacu, bakabona ko amoko ntacyo amaze, bityo twese tukaba twunze umuryango umwe nyarwanda. Bityo nkaba ntabyihererana, nkaba ngira ngo mpereze n'umwanya umugore wanjye nawe agira ikintu abatangariza ku byishimo dufite. Nanjye mpagaze hano, ibyishimo mfite ntabwo nabasha kubyihererana. Nanjye niyo mpamvu mpagaze hano kugira ngo icyo mbabwira, ariko ikimpagaritse hano ni ugushima cyane. Ndashimira papa uburyo yabashije kubyitwaramo akemera kuva ku izima, urukundo rwacu rugakomeza, tukaba tugeze n'aho twabanye. Nkashimira na Masenge Munganyinka wabashije kumvisha papa ko iby'amoko ntacyo bitwaye, none tukaba twarageze kuri iyi ntambwe. Ariko noneho muri byose kubera ko iyo rero nabitse ndikuza, reka bari we nshimira nawe wabashije kwihanganira byose, akaba yaremeye ko tubana. Murakoze, murakarama. Abasaveri muzi ko mu mategeko yacu harimo ivuga ngo umusaveri atera abari kumwe kwishima, bityo rero tukaba tugira ngo dusige dususurukije runo rugo rwacu. Uko turi hano twese tuva ku mubyeyi umwe, ariyo Mana yacu yo yaduhamagaye ngo tuyikorere. Yego dukore, tuyiheshe icyubahiro. Yego uko turi hano twese tuva ku mubyeyi umwe, ariyo Mana yacu yo yaduhamagaye ngo